Hello guys, manje kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube, tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'amafilime atandukanye kuri Mr Jackson Comedy. Ndabasuhuje, njye ugiye kubagezaho iki kiganiro, ndi Jackson. Uyu munsi turaganira ku bintu byerekeranye n'urukundo. Abantu benshi dukinisha urukundo ariko ntituzi ibyo ari byo. Ariko mbere y'uko tubibabwira, kanda subscribe, like and comment, maze ukanda akazogera kugira ngo ibiganiro byose tuguhaye n'amafilime yose ujye ubikurikira birimo inyigisho. Nawe ufite igitekerezo andika hasi muri comment tuzatugusubiza. Reka dutangire. Ibintu byerekeranye n'urukundo abenshi barabikinisha. Urukundo ubu muri iyi si, muri iki gihe tugezemo, abenshi barukinisha. Ni nayo mpamvu impfu z'abantu benshi zikomeje kwiyongera. Abantu bagwara muru, bagwara ibintu bitandukanye. Kubera iki? Gukunda udakunze, ugakunda ugendeye ku mafaranga, ugakunda ugendeye ku bintu umuntu afite. Uyu munsi umuhungu aragukunda cyangwa se umukobwa, ariko akumva yuko ibintu agukundiye ari uko wambara neza, ari uko umeze neza, ariko bayida sibyo. Iyo umutima wakunze umuntu, umukunda udagendeye ku bintu afite, ejo bundi n'undi mutazabana mugapfa ubusa. Ndababwiza ukuri, ejo bundi hari umuntu uherutse kugira utya, akunda umuhungu ndetse n'umukobwa aramukunda, ariko umukobwa akazaza amukunda kubera ibintu afite, ariko sometime igihe cyarageze barabana, ubu bari kwicana, ubu bari kurwana, ubu bahora mu ntonganya. Sometime ni nayo mpamvu ugomba kwitonda ku kintu cyerekeranye n'urukundo. Ni nayo mpamvu tugiye kubagezaho iki kiganiro kugira ngo ejo bundi utazabikinisha nawe. Jya ubwira umukobwa ko umukunzi uzi ko utamugendeye ibintu afite cyangwa se ubwiza afite. Mukunda ubikuye ku mutima, ejo bundi n'ejo mutazagwana, kuko muri aka kanya turi kubona impfu z'abantu benshi, turi kubona indwara nyinshi ziri kugenda ku byerekeranye n'urukundo, ugasanga bivanzemo n'uburwayi bwo mu mutwe. Bayida, urukundo rw'iki gihe rusigaye rukinishwa, rusigaye rufatwa n'ubusa. Uyu munsi umukobwa arakubwira ati I love you so much, ariko sibyo, ntabwo aba ari byo. Biragaragara yuko ari benshi bashoboye kubikubwira babivanye ku mutima, ariko ubu basigaye bagenda ku mafaranga, ku myenda. Ejo bundi ndakubonye, ejo bundi hari umukobwa ushoboye gukundana nawe cyangwa se umusore, ukagenda ku cyango yambaye cyangwa se ku mafaranga afite, ariko sometime ataye, cyangwa se sometime yanayibye, cyangwa se sometime iyo myenda yayibye, ejo ugasanga mukozwe n'isoni. Mpamvu ucunge, si umuhungu ninde? Uyu muhungu ni nyabaki? Ese aturuka he? Ameze ute? Uyu kuva kuri uyu munsi, impamvu mbibabwira, turi guhubuka kenshi cyane nk'urubyiruko. Turahubuka akenshi cyane ntitumenye ikitujyanye mu bintu bigendanye n'urukundo, tukagendera ku bintu umuntu afite, tukagenda ku bintu umuntu agezeho. Bayida, umuzi ukuntu umutima uteye, usanga umuntu umuzi kuzi. Yego birashoboka yuko baravuga ati, bacumugana ati ntazibana zidakomanya amahembe, ariko bayida, manza witonda. Uyu munsi rero iki kiganiro ndatekereza yuko kare tutagisoreza, ariko mbere y'uko nyisoza ndababwiza ukuri bayida, mwitondere amagambo, mwitondere ibintu, kandi ntugakunde umuhungu ari uko yasa umukobwa ari uko ubonye afite ibintu. Mukunde ku mutima wawe, ejo n'ejo mutazapfa ubusa. Mukunda mukunze. Abakobwa benshi bumva yuko yasa umuhungu yakunda, umuhungu akunda ko umukunze cyane, atangiye kugutega, atangiye kukwereka yuko bidashoboka, kuko ubu turi kubona ingaruka zishize kubyerekeranye n'urukundo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye wakomeza twabageza. Murakoze cyane, mukande subscribe, like and comment. Njye na Jackson. Bye.